hari amakoranabuhanga atanu yatangiye no guhindura isi. By the way, imyaka myinshi yashize iyo abwiraga umuntu ko hari igihe kizaza kikagira umuntu akajya yicara wenyine akaganiriza telefone nta muntu wundi bavugana, byari kugorana kubyumva no kubyumvisha. Yashoboraga no kugufata nk'uwasaze cyangwa se kurota ibitabaho, ndetse ibi byanabaye kuri bamwe na bamwe bagerageje kureba hazaza. Ariko ubu turabizi ko bishoboka ko umuntu yajya mu isanzura akaguruka, umuntu ashobora kuzenguruka isi mu gihe gito cyane, ndetse n'andi makoranabuhanga atandukanye yiganjemo ataragaragaraga muri ibyo bihe cyangwa se atarakoreshejwe muri ibyo bihe, ariko adufatiye runini mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero reka turebe ku bintu bigera kuri bitanu. Turebe ku cyambere bita Internet of Things cyangwa se IoT. IoT ni rimwe mu makoranabuhanga yatangiye kwigaragaza mu gukemura ibibazo duhura nabyo bya buri munsi, duhereye nko ku bikoresho dukoresha nk'ama smart TVs, imashini ziteka ariko ziciye n'akenge, ariko iteka uburinzi bw'ingo buciye akenge n'ibindi bitandukanye. Rero tuvuze IoT cyangwa se Internet of Things, tuba dushatse kuvuga uruhurirane rw'ibikoresho bisa n'ibiciye akenge, ndetse bikusanya amakuru bikayasangiza ibindi bikoresho, ndetse bikaba byakoresha ayo makuru bigafata umwanzuro runaka ahazaza. Ndetse n'ubu ngubu byaratangiye ibyo bikoresho. Rero ibyo bikoresho bizaba bidufasha gukora byinshi mu byo twikoreraga uyu munsi neza, kandi bidakeneye ubufasha bwacu twebwe. Duhere ku mashini zizajya zidufasha nko kudutwaza imitwaro, ugeza kuzizajya zidufasha gutwara ubutumwa, kuturinda, kutubarira, kutubikira amakuru n'ibindi byinshi bitabagaho mu bihe byashize. Icyo ni kimwe nicyo bita Internet of Things cyangwa se IoT. Hakaza icyo bita Artificial Intelligence, AI. Abarige barigeze usomenda nk'ibinyamakuru mu myaka yashize ugasanga ufite ibindi bintu uri gukora kandi uramutse uri no kubyumva, uretse n'uko bishoboka ukaba uri gukora ibindi bintu kandi ibyo binyamakuru bigusomerwa. Ikoranabuhanga ryabigufashamo. Iri koranabuhanga rero twanariganiriyeho cyane, tuvuga ku bijyanye n'amarobo, tuvuga ibijyanye n'uburyo ushobora kukwibaza ibibazo byose ushaka kandi ukabibonera igisubizo nk'aho ari umuntu ubwenge bwa kimuntu. Ikoranabuhanga rero rikoresha amakuru abitswe, rikaba ryakuganiriza, rikagusubiza ibibazo byose n'ibindi rishobora no gukora bituma imashini zigaragara nk'inyaryenge. Nyamara iri naryo rishingira ku makuru rihabwa n'abantu, rikayakoresha neza bitewe n'icyo risabwe. Ahazaza rero h'ikoranabuhanga, dore ko ibi byanatangiye, bizagira akamaro kanini cyane, biringe gusa kubikoresha mu biganiro. Urugero rero ngira ngo mwese mwabonye iriya robo yitwa Sophia ryaje no mu Rwanda nabyo rikoze muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga bwa Artificial Intelligence. Ngira ngo mwabonye ibyo AI iri gukora muri ino minsi, biriya bya photo lab uko niha ifoto yawe ukusa nyine byanyabye ikagenekereza ko kugira mwiza mu buryo bushoboka. Gusa hano yibeshya nuko imyambaro ya benshi zisa ariko abantu bajya bambara imyenda isa. Ikoranabuhanga naryo rero urumva byose ni mu buryo bwa AI. Hakaza n'irindi ryitwa 3D printing. Iryo ni ikoranabuhanga nagatangaza. Ubuse waruzi ko uryifashishije ushobora gushushanya ikintu cyose ushaka ugahita ugisohora ukoresheje imashini kabuhariwe. Ibi birashoboka niba ushobora gukora igikoresho cya plastike, iyo mashini wowe uyiha plastike nayo ikaguha icyo wasabye uko wayigisabye uko bishaka. Byita 3D printing. Iri koranabuhanga kandi ririfashishwa cyane, rizahindura burundu ko inganda zakoraga, bitume dukora ibintu mu buryo bwihuse bitaduhenze, kandi bidufashe gusohora amashusho uko tuyifuza. Iri koranabuhanga ryitwa 3D printing kuko rikorana n'amafoto ya 3D, akaba ari amafoto agaragaza impande zigera kuri eshatu aho kuba impande ebyiri gusa.
hari n'indi koranabuhanga ryitwa XR cyangwa se extended reality. Iryo rikaba ujya ukinenda nk'ama video game cyangwa se jeu video, ushobora kuba warigeze kumva ko hari abantu bakina iyo mikino bakambara ibirahure by'amaso rinete bibafasha kumera nk'aho iyo mikino bakina bayirimo bya nyabyo. Aba rero bifashisha ikoranabuhanga rya XR, ibiri kuba mu birahure bya mudasobwa cyangwa se televiziyo bakayibona bimeze nk'aho nabo babirimo. Ikoranabuhanga rero ribumbatiye andi makoranabuhanga agera kuri 3 harimo virtual reality VR, icyo bita augmented reality AR, ndetse n'icyo bita mixed reality. Bivugwa ko muri ino minsi twagezemo ndetse n'izaza uzajya ureba video wifashishije iri koranabuhanga, imvura yagwa nawe ukiyumva nk'uwanyagiwe barasa ukababara ku buryo bimera nkaho nawe uhari. Iryo ni koranabuhanga rizagira akamaro cyane cyane umuvuzi, abaganga bazoroherezwa mu bihe byo kubaga abantu ndetse no gupima indwara mu mibiri y'abantu hifashishijwe iri koranabuhanga. Muri iri koranabuhanga ntabwo umuntu aba agikoresha ikoranabuhanga, ahubwo amera nk'ubaye umwe naryo, nkuko tujya tubibona mu mafilme. Irindi rero ni ikoranabuhanga ryitwa bita blockchain. Ni ikoranabuhanga rikora cyane mu mutekano w'amakuru. Amakuru abitswe mu buryo bwa blockchain biba bigoye cyane, bitanashoboka kuyakwiba n'abahaka cyangwa ngo yangizwe n'umuntu runaka ku bushake. Blockchain yatangiwe n'umuntu utazwi ariko wita Satoshi Nakamoto, akaba ari nawe wazanye ifaranga rya internet ryitwa Bitcoin mu Muyapani. Ngira ngo ibi nabyo twabiganiyeho mu kiganiro Isango n'Injyana za weekend. Amakuru abitswe mu buryo bwa blockchain ababitswe mu bikoresho bitandukanye ariko bihuriye ku murongo umwe, kandi amakuru abasa kugira ngo hirindwe ko hazagira ugerageza kuyangiza cyangwa ngo abeshye mugenzi we. Blockchain ni ingingo yagutse, yenda tuzanabiganiraho mu buryo buyimuzi turebe nyine uko bikora n'iki. Mushobora no kuba mwarumvise ibyitwa NFT cyangwa se non fungible tokens, nabyo bikoresha icyo bita blockchain. Hari n'andi makoranabuhanga menshi azagira akamaro, harimo nk'icyo bita quantum computing, mudasobwa nto cyane zifite umuvuduko udasanzwe kandi zikora ibidasanzwe. 5G aho yageze nayo barayirahira, edge computing, cloud computing, ubu bari kugerageza na 6G. Ibingibi bya cloud computing no kwegeranya ububiko bw'amakuru, aho amakuru aturuka, n'indi koranabuhanga ritangaje. Ariko reka tube tubaganije ibyo ngibyo. Twabaga tuzi ko buri wese afite umwuga we ndetse n'icyo akora mu myaka yashize, kuko ikoranabuhanga rero rikaba rigenda rihindura ibintu mu buryo butandukanye. Ibi bikaba bisaba umuntu ikintu aba agomba gukora no kwiyadapta no gushaka kugendana n'ikoranabuhanga rigezweho nyirizina, kugira ngo hato nyine udasigara abandi bagiye. We ni ikoranabuhanga usigaye ubona rikagutangaza, ushobora kunyandikira ukambwira ubundi tukazariganiraho, ubundi bikagenda neza cyane. Hagati aho turacyari kumwe, nitwa Gutsa ikiganiro. Ubundi disk ya mudasobwa cyangwa se disk mu rurimi rw'amahanga, HDD hard disk drive, ni ubwoko bw'ikoranabuhanga bubika system y'imikorere, program na za dosiye z'amakuru n'inyandiko, amashusho n'umuziki mudasobwa yawe ikoresha. Ikaba ifite akamaro kenshi kandi kuri mudasobwa yawe. Iyo idafite hard disk ntiyabasha gukora, iraka ariko nta kintu wabasha gukora, kubera ko operating system ubwoko iyo wabukoresha yose, ama Windows, ama Linux, yaba na MacOS, ubwayo ishyirwa ndetse ikabikwa kuri hard disk. Ni ukuvuga ko mu gihe itarimo mudasobwa yawe ntacyo yerekana. Wakwibaza se zitaraza mudasobwa zakoraga gute? Zakoreshaga indi technology, zifashishije icyo bita floppy disk, iyo benshi mwari muzi nka diskette.
hard disk ya mudasobwa bwa mbere yatekerejwe ndetse ikorwa n'ubita Raymond B Johnson nakubwiye wo muri IBM Injyana n'umwenjeniyeri muri IBM International Business Machines, kimwe mu bigo bishinzwe gutunganya no gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga. Yo ku giti cye yazanye igitekerezo cya disk ifatika kandi ishobora kuva muri mudasobwa. Gusa ubu ngubu hari mu mudasobwa zigezweho cyane ntago yavamo ngo ngikorere nk'abantu bakoresha MacBook Pro, murabizi guhera kuri ya 2017 kuzamura ndakeka aho ngaho. Rero yakoze uno mugabo Raymond yitwaga disk ya IBM 350, yashyigikiye system ya mudasobwa ya IBM 5 Lamak mu mwaka w'1956. byari muri Nzeri muri uku kwezi turimo ku itariki 13. ngira ngo ni impamvu no mugabo twamugarutseho mu cyumweru gishize, nibwo yakozwe maze itangira gukoreshwa mu mwaka w'1957. ushobora kwibaza akamaro ka disk na akahe. ububiko yenda turebye ku bubiko, akamaro ka mbere ka hard disk igufasha cyangwa se ikabika ibintu byose bya mudasobwa nkuko twabibonye, ushaka ko bibamo igihe kirekire nk'amafoto, video, program n'ibindi by'ingenzi bikenerwa ko bikwa muri mudasobwa yawe kugira ngo ukomeze uyikoreshe cyangwa se ikomeze ikore neza nkuko bigombwa. Akandi kamaro ni backup cyangwa se kwizigamira, kimwe mu bintu by'ingenzi ushobora gukora kugira ngo wirinde guhangayika mu gihe ibyo wabitse muri mudasobwa ushobora kuza kubikenera byihutirwa. no kubika ibyo ufite muri mudasobwa yawe ku yindi disk nka backup. ni kopi ya kabiri ya disk yawe uzakoresha mu gihe hari ikintu kibaye kuri mudasobwa yawe, mu gihe amakuru arimo cyangwa se ibyo wabitsemo utakiri kubasha kubibona. iyo disk rero izagufasha kubibona bitakuruhije cyangwa se utarindire ko mudasobwa yawe yongera gukora, mbese bitanagutesha umutwe. Hano ushobora kwibaza ubwoko bwa disk ni ubuhe. Hano hari icyo bita Parallel Advanced Technology Attachment, iyo bita PATA. Disk zikomeye za PATA zamenyekanye bwa mbere ku isoko rya Compaq na Western Digital mu mwaka w'1986. zishobora kugira ubushobozi bugera kuri gigabyte 80 no kohereza amakuru byihuse ku muvuduko wa megabyte 133 ku isegonda. Usibye kandi kwitwa PATA, nanone zitwa Integrated Drive Electronics IDE cyangwa se Enhanced Integrated Drive Electronics EIDE. disk rero ikomeye ya PATA ikozwe mu bice by'imashini kandi ishingiye ku buhanga buhanitse, bivuze ko zibasha kohereza amakuru menshi icyarimwe. Hakazi zo bita SATA cyangwa Serial Advanced Technology Attachment. Izizo nyuma mudasobwa nyinshi za desktop na mudasobwa zigendanwa zabonye disk zikomeye za SATA kuko zasimbuye disk zikomeye za PATA mu bunini, gukoresha ingufu ndetse no ku biciro byiza. inyungu igaragaza disk za SATA zifite hejuru ya PATA ikomeye ni herekanwa ry'amakuru ku muvuduko uri hejuru. no kuvuga yo ingi ya SATA igira hagati ya megabyte 150 na megabyte 30 ku isegonda. mu byongeye ifite insinga zoroshye kandi ikagira na ntarengwa. Hakaza ikintu bita Small Computer System Interface SCSI. iyi disk rero zikomeza SCSI ni nk'ivugururwa rya SATA na PATA kubera impamvu nyinshi, nko gukora amasaha yose, usanga ari mudasobwa itagira uruhuka, umuvuduko, kubika n'ibindi byinshi. Ikiza muri byose rero zemera guhuza ibikoresho nk'amaprinter, amascanner n'izindi disk zikomeye. mu byongeyeho kandi zohereza amakuru ku muvuduko nawe uri hejuru, umuvuduko wa byibura wa megabyte 320 ku isegonda. ikindi wamenya nuko gucomeka iyi SCSI kuri mudasobwa byasimbuwe na Universal Serial Bus cyangwa se USB. bivuze ko SCSI itagikoreshwa mu bikoresho by'abaguzi.
izindi rero zisa nkaho zigezwe n'izo bita solid state drive cyangwa se SSD ni ubwoko bwa disike bundi utandukanye na tekinoloji y'izindi. Disike za mbere ntabwo igizwe n'ibice binyeganyega, ikoreshwa kandi ntikoresha ibyo bita magnetism cyangwa se rukuruzi mu kubika amakuru. SSD rero irakomeye, ifite inyungu zigaragaza zo kohereza amakuru ku muvuduko uhambaye wa megabyte 550 ku isegonda, kandi igakora neza ikanihuta kurusha ubwoko bwa disike bundi bwayibanjirije. SSD rero ziba ari nto mu ngano yazo, ndetse zikoreshwa cyane muri mudasobwa nto cyane, ziba ari zifite peseri ntoya cyane. Hard disk rero muri mudasobwa yawe muri rusange ni ingenzi, kandi kuva kuri pata SATA, SCSI na SSD disk zikomeye zirakorwa ndetse zikavumburwa, kandi ubushakashatsi bwo gukora ibyiza burakomeje. N'izindi tuzababwira ziri kugeragezwa n'izindi za no kuvuga ngo ikintu bita ikoranabuhanga ntabwo gihagarara. Iyo ushyize hanze ikintu kimwe iki n'iki, n'abandi babicaye bari kuvumbura ikindi, ku buryo isi ikoranabuhanga bisaba gukomeza nyine kubana nayo, ukiyenteresa ku bintu bishya, ukabikunda. Kuko nibyo njye ngira abantu inama, yenda nk'inshuti tujya tuganira n'abandi bantu tujya tuganira, uko wabigenza kose ikoranabuhanga umuvuduko turiho ugomba kurimenya, ugomba kurikunda ndetse ukanaryimenyereza, kuko uko utabimenye niko bigutwara menshi. Uzi kujya akantu kose kaba yaba kuri telefone cyangwa mudasobwa, wowe utabasha kugira utuntu duke twibanze ushobora kwikorera, kandi biba byoroshye. Ku ma YouTube haba hariho amatutoriyo bakwereka nyine uburyo ushobora kubikora, imashini yaramutse igize gutya nyine byoroshye, bisaba gusudira n'iki byose no guhambura, ugenda ukabishyira umutekinisiye wabyize. Ariko hari ibintu by'ibanze wowe ugomba kwikorera, kwiformatira imashini, kwishyira antivirus, kumenya ibintu byinshi nyine bitandukanye, nyine tukabigira umuco. Sikubona enda kandi umuntu w'umusirimu dore no kwifungura account ku irembo ni ikibazo. Ati ni irembo rikorera, kandi ufite mudasobwa mu ntoki yawe, ndavuga iyo telefone nziza waguze guhenze, ufite na mudasobwa wihera abana birirwa bikiniraho imikino. Ibyo ni ibintu akenshi wowe wakikoreye ubwawe, kuko akenshi iyo tugiye mu masuberi cafe kugena umuntu ngo gukorera ibintu buriya ubu musigiye amakuru ya bitari ngombwa kayamenya. Ngira ngo hanga ubutumwa bwatambutse. Angana ni naho bita binjyana kuri no ngingo tugiye kuganira, ni gute utunganya ubuzima bwawe n'ikoranabuhanga. Biragoye kubona umuntu udafite telefone ngendanwa. Muri iyi minsi telefone zacu tuvuga ko tuzifashisha mu kumenya ibigezweho, amakuru y'ibibera hirya no hino, ibyo bikaba bituma twakira amakuru menshi mu minota mike. Ubushobozi bwacu rero bwo kuba twagumana amakuru twakira ni buke, kandi akenshi iyo amakuru akomeza kuba azari menshi muri ubwo buryo, bishobora gutuma tunanirwa vuba, bigatuma ibyo twateganije gukora tutabikora cyangwa se ntitubikore neza. Ibyo bituma dutakaza umurongo. Ntibareka gukoresha ikoranabuhanga, ariko wakwiga uko warikoresha ushyira ubuzima bwawe ku murongo. Buri uzi nko kubona rero igihe nko kazano, ugiye nko kwaka service, ukabona bari kwirebera comedy mu gitondo kare, kandi buriya umuntu yabyutse mu gitondo nibwo umutwe uri fresh, aribwo ubu gifite imbaraga zo kugira ibintu kurushyira ku murongo. Ariko iyo uzindukiye kuri ibyo bintu byo wafata nko kwinezeza, bitari muri party y'akazi, bitari mu gice kigize akazi, umutwe ugenda uwunaniza, ugasanga mu kanya saa 4 saa 5 utangiye kwayura, umunaniro uraje, ugiye gufata lunch saa 6, ugiye gufata ibya saa 6, ugasanga umunsi wose bwize nta kintu ukoze. Ubundi biriya ni biba byiza kubiko, nabyo ni byiza kwientertaininga muri ubwo buryo, ariko ukabikora mu masaha yagenwe. Ngendeye nko ku rugero nkanjye mbikora y'amasaha, ibyo nita task yanjye y'umunsi yarangiye.
biba byiza rwose gushyira ibintu kuri gahunda muri cya gihe cyo kuruhuka, muri cya gihe cyo kwitaho, nyine akaba ari bwo ureba ibyo bintu ukunda bindi ku ruhande. Reka dukomeze twiganire rero uburyo ushobora gukontorora ikoranabuhanga ryawe, urugero nko gufunga amamenyekanisha notification. Buriya notifications zituma tutagira amahoro, ugahora wikanga ubutumwa bijya bikubaho se iyo ufunguye murandasi kuri telefone yawe wakira ubutumwa bwinshi bukumenyesha amakuru yasohotse, ubutumwa wakiye ku ma WhatsApp, video nshya kuri YouTube, wakanze subscribe. Ibi ni byiza rero, bikwereka amakuru agezwa, ariko si byiza nanone iyo ufunguye telefone hari icyo ugiye gukora ugahita wakira ubutumwa, cya kintu ntabwo uba ukigikoze. Ushobora kubona video ukumva ushatse kuyireba, cyangwa ubutumwa ugashaka guhita ubusoma bikakuyobya. Ibi rero wabihagarika unyuze muri notifications kuri telefone yawe, ibintu ugafasha kureba ubutumwa mu gihe ubishakiye, ugasoma amakuru ariko ari uko ubishatse, ndetse ukareba video ari uko ubishatse. Niba ari ibintu bigutegeka ngakantu kose kabaye ufate telefone ugire gute, ukuntu bafunga neza notification yenda nko kuri Android twihuta, kuko rero nyinshi benshi bafite, jya muri setting handitse apps notification, ubundi ukabihagarika. Ibi biragufasha cyane. Ikindi kandi andika ibintu wifuza kwibuka. Biroroshye kubona akantu gashimishije ugatekereza ko no kugakenera ukakibuka, ariko niba warigeze kubikora uzi ukuntu witenguha iyo ugeze igihe cyo kubikoresha. Niyo mpamvu niba waba wibuka gute, ari byiza ko ufite ahantu wandika ibintu by'ingenzi uhura nabyo. Buriya akenshi kwandika nicyo kintu cya mbere. Ibi byaba ari nk'amakuru y'ingenzi, ibiganiro ugiranye n'umuntu, hari igihe umuntu umugana akakubwira utuntu tw'ubwenge. Fata ahantu ugira utuntu wandika, ugira utwusigarana, niba amasigara cyicaro, ndetse n'ibindi bifuza kuzagura cyangwa se gukora. Ibi bigufasha kwirinda kugumisha ibitekerezo byinshi mu mutwe, ukita kubyikora udatwawe mu bitekerezo. Ibi rero abantu babikora bandika mu dukaye, mu dukarne, mu du agenda, cyangwa se muri note ya telefone zacu harahaba harageneye. Ibyo ngibyo birabafasha cyane kugira gahunda ihoraho. Zimwe muri programu zagufasha kwandika ibitekerezo, nko kuri mudasobwa wakoresha program yitwa my stickies kuri Windows, cyangwa stickies kuri Mac. Iyi ni program ibiri muri mudasobwa ikoranyemo, idasaba ko uyishyiramo. Iyo wanditse muri ikintu kigumamo, niyo mudasobwa yazima, kandi iyo wakije mudasobwa nayo ihita ifunguka. Kuri telefone tugira ama notes, tukagira Google Keep, tukagira Apple Notes. Ibi byose ni ibintu bidufasha, izi ziguha ubushobozi bwo kuba wazikoresha mu kwandika ibyo wifuza, kuzibuka byose kuri telefone ukoresheje Google Keep, ihuzwa na email yawe, ikakwemerera ko ibyo wanditse wabirebera kuri murandasi ukoresheje ikindi gikoresho cyose ukoresha kuri murandasi. Ikindi kintu gikomeye, andika ibintu by'ingenzi ugomba gukora, ibyo bita to do list. Ubwonko bwacu bufite akazi ko gutekereza, ariko kubika ntabwo ari akazi kabwo. Buriya nkuko twabibonye, ni byiza ko twandika ibintu dushaka kwibuka. Kimwe mu bintu by'ingenzi tugomba kwibuka ni ibikorwa turakora ku munsi. Biba byiza iyo ubyanditse ukoresheje urupapuro rufatika, ariko mu gihe bitagushobokeye koresha imwe muri programu twakubwiye. Ibyo rero ibyo urakora ntabwo ari ngombwa ngo habe harimo ibintu bidasanzwe cyangwa se biremereye. Ushobora gushyiramo nko kuba urahamagara umuntu, cyangwa se kuba uraba nta kintu uri gukora. Ibi bikagufasha kunyura mu munsi uzi neza ko udafite guhangayika ikintu utarakora, kuko guhangayikira ikintu utarakora uko ubizi ko uragishakira umwanya wacyo kandi ukagikora. Ikindi, buriya ntabwo tujya tumenya gukoresha kalendari. Buriya nkuko twagiye tubibona mu buryo bwo kwandika, biba byiza iyo ukoresha kalendari, cyane cyane ku bintu utagiye gukora ako kanya, nk'inama uzakora mu cyumweru gitaha. Usanga nyine kalendari buriya umuntu ugira gahunda ibimakinze. Biroroshye ku ikoranabuhanga, ugashyira n'uburyo bazajya baguha notification mbere h'umunsi, mbere h'iminota 30, mbere h'isaha. Gahunda ushobora kuyibagirwa pe, ariko kalendari byiburira kwibutsa, ku buryo schedule yawe nyine bipanze, ku buryo hahandi riga. Hari abantu basigaye babeshya kandi atari uko bo bafite urwo rwango, cyangwa se ari ahubwo kubera ko kutagira gahunda yanditse. Akubwira umunsi wenda ugasanga yawuhaye undi muntu.
kugira kalendari rero telefone nta telefone nyinshi zigira kalendari ni hafi ya zose I think ushobora kwifashisha Google Calendar iyi ngiyi rwose iragufasha ikanakwibutsa nkuko nabikubwiye ibigufasha kuba wateganyiriza ikindi gihe gisigaye ibikorwa by'ingenzi uzakora biteguye neza ngubu rwose ari kalendari usanga n'ibikorwa by'umwaka utaha ibyo uzafata konji ibyo uzakoramo abashyitsi uzagira nyine kurya ibintu byose biba biri ku murongo. Ikindi hari icyo bita calendar. Niba uri umuntu wakira ubusabe bw'abantu benshi bifuza guhura nawe bikakugora kubaha igihe cyangwa se guteganya igihe cyawe ukoresha icyo bita calendar. Iyi ngiyi ushyiraho amasaha y'igihe uzabonekera noneho ugaha abantu link iyo link ubahaye bo bakareba igihe uzabonekera bagahitamo igihe mwazahurira bakurikije igihe nabo bazabonekera. Ibi rero byifashishwa cyane mu gihe ugira gahunda nyinshi ugafata igihe kimwe mu munsi ukagiha abandi bantu. Calendar ni imwe muri program zikora iba ariko hari n'izindi nyinshi zibikora nkuko zibigaragaza ku buryo nk'ubu urugero ushobora kuba ufite nka ziranafasha cyane nk'ubu ukaba ufite nka Zoom meeting nka video call runaka ushobora kuzahamagara n'abantu noneho amplis muri no mu bihugu bitandukanye ugasanga mwari muri Australia undi ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika undi ari Europe nyine ugasanga hose harimo difference harimo ikinyuranyo cy'amasaha 7 imbere n'amasaha 7 inyuma handi harimo 3 kandi yenda muri abantu benshi ubwo rero kugira ngo muhuze nayo buri wese agenda ashyiramo disponibility ye noneho igahita igakoresha nayo imeze nk'ayikoresha AI ukuntu igahita ibereka nyine isaha nziza mwese bijyanye n'amasaha y'akazi yanyu disponibility yanyu mwese mushobora guhuriraho. Ibyo nabyo ni bimwe mu bintu bishobora gufasha abantu kugira ibintu biri kuri gahunda no kuri dusirimuke ariko twibuka ko burya kugira gahunda bura nta musirimu wa mbere ubaho nk'umuntu ugira gahunda ufite ibintu ari bukore ku munsi ubyuka afite gahunda runaka wubahiriza igihe uwo niwe muntu twavuga nk'umusirimu nyamusirimu. Turacyari kumwe nitwa Gutamani Guta ni Sango Star ikiganiro Isango n'Injyana za weekend tugiye guhita twinjirira muri hehe nostalgie muri aho twumva classic rock ubundi nizera ko mukomeza kugenda muryoherwa n'ikiganiro.